landlord nakodesherezaga inzu yaraje umunsi umwe asanga nicaye mu nzu ndi kuririmba, arambwira ngo uri kuririmbira mu nzu yanjye utaranyishyura, ngo uranirwa gusohoka ukajya gushaka amafaranga. Tujya tunezerwa nta mafaranga dufite, tujya tunezerwa nta mazu dufite. Haleluya. Mbere yuko bansengera nabasabye ibintu bibiri. Narababwiye ngo muri iki gihugu nta babyeyi mafite. Ese ko nabasuye muremera kumbera ababyeyi? Ndabwira nti ndashaka ko mumbera ababyeyi. Nta wundi muntu nasabye icyo kintu muri uru Rwanda, kandi nta nundi nzagisaba. Mbere yuko nza nagize inzitizi, ndwara akaguru, urabona ko amaguru atangana, njya Faisal kugira ngo nemere icyo bemeye ko banyemereye ko ari ukuri. Nagiye kubona mbona mukecuru mamuriye, ngiye kumubona mubona i Kigali Norvege aho nta, asanga ndi kuribwa, nararibwaga mu rwego rukomeye mu kaguru hano ndamwe ibintu bishoka. Mbona umubyeyi yangezeho arampobera Norvege araturikararira, yangiriye neza, yangiriye neza, yangiriye neza. So rero ahangaha mwanyakirije ibiryo nkunda, ivode bifate neza ibyo bintu ndi kuvuga. Banyakirije ibiryo byiza nkunda ku buryo nindi mu mbirya nkumva amavuta y'Imana arimo aramanuka menshi. Ako mbese naryaga ifi nkumva iyerekwa riramanutse. Mbanje gushimira Imana uburyo nahuye na Bishop Mugisha. Igihe yaraje hano akambwira ubuzima yanyuzemo, byatumye nsa naho amarira agwa. Ndavuga ngo nta mpamvu iyo ari yo yose yatuma ntamwakira nk'umwana, akaba umwana wa karindwi muri uyu muryango. Muri
umugisha ibibi n'ahantu twabihungira naho mu isi naho mu ijuru n'iwabo wabizera naho mu isi naho mu ijuru n'iwabo wabizera tuzimuka mu isi tugera iwacu naheza twubakiwe n'umukiza Imana yacu amazu meza yubaka mu isuku tutarabona niho iwacu n'ubuturo bwiza tuzahoramo niho iwacu n'ubuturo bwiza tuzahoramo budashira Yesu niwe ugira amahoro meza urupfu n'ibyago niwe ubitsinda abashaka ubugingo budashira n'impumyi zigira zabarengera muze mwese dushengere ijuru tuzimana n'umukiza muze mwese dushengere ijuru tuzimana n'umukiza. Ni nkuko duherukana ku rusengero ni Bishop Mugisha Gerard. Uyu munsi nazanye na Reverend Colonel akahaguruka abasoza mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Amen. Babishimiye cyane. Nazanye Reverend umushumba w'itorero nkunda cyane Bishop Olivier akahaguruka nawe adusubiza. Yesu ashimwe. Hanyuma nagendanye n'uyu muvandimwe uri kudukamera nawe ni umukristo wacu. Hanyuma ngendana n'uriya musore waje dutwaye yitwa Manuel. Ni abatwazanye tukaba twaje tuje nababwiye ko nje gusura umubyeyi wanjye. Ubwo baraza kugira umwanya wo kubisobanura abo nahaye kuza kubivuga. Imana ibamugisha. Nuko twaje rero twaje mu muryango twaje mu rugo nibyo byatuzanye kureba ababyeyi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashima Imana, ariko mbere yuko nshima Imana reka mbanze mvuge kuri iri jambo ritoya rimaze iminsi riri mu mutima wanjye. Igihe natekerezaga ko nzaza hano numvise ngomba kuvuga kuri iri jambo. Iri jambo iyi Zaburi ya 32 ndashaka gusoma kuri uyu murongo waho wa 11. Haravuze ngo mwabakiranutsi mwe munezererwe Uwiteka mwishime, mwabafite imitima itunganye mwe ibyishimo bibatere kuvuza impundu. Amen. Ngira ngo turi mu munsi mwiza w'ibyishimo. Wenda yaba ari bene data turi kumwe ndaza kubaha umwanya baragira icyo bavuga. Bashobora kuba banibaza impamvu turi hano, ariko narayibabwiyeyo. Ariko impamvu mvuze kuri iri jambo rivuga ngo mwabakiranutsi mwe mwishime, haleluya. Umuntu agira ibyishimo by'uburyo butandukanye mu buzima bwe. Umuntu uvutse ugeze ku isi ashobora gukura akagira ibyishimo byo kubona diploma, akagira ibyishimo byo kubona akazi, kubona urubyaro. Ariko hari ibyishimo bitandukanye n'ibindi byishimo tujya twishima bya mbere yuko twishima ibi byishimo
icya mbere twishimira ko twabonye agakiza. Haleluya. Nicyo cyatumye Dawidi avuga ngo mwabakiranutsi mwe mwishime. Haleluya. Bivuga ngo hari ibindi byishimo abantu bajya bishima, ariko kumva ukijijwe, kumva Yesu yaraguhaye agakiza, ubwabyo bitera umunezero. Haleluya. Bakiranutsi b'Imana mwishime. Dushimishwa bwa mbere n'agakiza Kristo yaduhaye. Amen. Amashuri yaje ashanga agakiza sava, ariko ntabwo dushimishwa n'ibyo dutunze, ntidushimishwa n'amagorofa dufite, kuko hari abayafite ariko badafite amahoro. Ntidushimishwa n'abana benshi, hari ababafite bananiye. Dushimishwa n'agakiza Yesu yaduhaye. Haleluya. Hari igihe ngenda mu muhanda nafite n'igiceri cy'ijana, mwumva ndishimye, abantu bakavuga ngo wabura ute kwishima ko ufite amafaranga. Nkababwira ngo yaba mwari muzi ibyishimo byanjye aho biva. Ntabwo biri biva kuri konti iriho amafaranga, ahubwo umuririmbyi yaravuze ngo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Haleluya. Kuba agakiza kari muri wowe, ushobora kuba udafite n'igiceri cya 50. Landlord nakodesherezaga inzu yaraje umunsi umwe asanga nicaye mu nzu ndi kuririmba, arambwira ngo uri kuririmbira mu nzu yanjye utaranyishyura, ngo uranirwa gusohoka ukajya gushaka amafaranga, ngo uraririmba ngo ibintu biba byaguteye kunezerwa ni ibiki utarananyishyura. Ndamubwira ngo ntabwo njya ndeba ideni ngufitiye, ndeba agakiza Kristo yampaye. Haleluya. Kwishimira agakiza, ukagenda wumva unejejwe n'agakiza, nubwo waba ufite umwambaro umwe ariko agakiza kakakunezeza. Haleluya. Uyu muririmbyi wacu yaravuze ngo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Tujya tunezerwa nta mafaranga dufite, tujya tunezerwa nta mazu dufite, tujya tunezerwa nta miryango, tujya tunezerwa nta nshuti. Haleluya. Kuko ibyishimo byacu ntabwo bikonekise ku by'abantu bareba. Haleluya. Ibyishimo byacu biva mu gakiza. Haleluya. Abantu ntibashobora kubyumva bamwe, avuga ngo wakishima tudafite ifaranga. Oya, tujya twishima nta faranga rihari. Amen. Tujya twishima ibintu byanze, abandi bari gucuruza bakunguka, twe bikanga, ariko tukishima. Haleluya. Kuko Paul yaravuze ngo ndavuze ngo mwishime. Haleluya. Mwishime mu Mwami. Imana ihimbazwe. Rero turanezerewe. Ntabwo bwa mbere tunejejwe nuko turaha, ahubwo tunejejwe n'agakiza Yesu yaduhaye. Mbese ibyo bintu birumvikanye? Amen. Mbere igitumaze kunezezwa n'agakiza yaduhaye. Erega iyo ntaza gukizwa ntabwo nari kuzahura na papa, twari guhurira wenda mu kabari duterana amavide. Amen. Ariko ibi byishimo by'agakiza byatumye mbona umuryango ungana utya, byatumye mbona ababyeyi bangana batya. Imana ishimwe. Rero tubanza kwishimira agakiza Yesu yaduhaye. Uwo niwo munezero wa mbere dufite. Niwo munezero wa mbere mfite. Nagira ngo mbabwire ayo makuru. Mfite umunezero uko Yesu yaduhaye agakiza. Ntabwo twari tubikwiriye, ntiyaduciye ifaranga cyangwa uburebure bw'igihagara cyangwa aho tuvuka, bitewe n'urukundo yadukunze. Umunezero wa kabiri mfite ni uwo kuba ndahangaha. Amen. Mu by'ukuri ntabwo nari kuzamenyana n'uyu muryango. Wenda abantu bari murifuza kumenya uburyo turi hano. Uyu mubyeyi epa no kumuvuga izina mba numva ntabishoboye, ariko nigeze nza hano, nza muri uru rugo, kandi nza mfite uwantumye, nashoboraga gutumika narangiza nkigendera, bikaba biragize bite biranarangiye. Ariko naje muri uru rugo narababwiwe, mbwirwa ko ari ababyeyi beza, hari umwana wabambwiye, ndavuga ngo genza ashaka kuzajya gusura abo babyeyi. Mvi Kigali ntaza ahantu, nza kuri telefone batazi isura yanjye, nanjye ntazi isura yabo. Ndetse muzehe pawe yarazi ko ndi umuntu w'igisaza, nubundi ariko ndashaje. Yarazi ko ngo ndi umuntu w'umusaza. Ndaza baranyakira aya meza
tuyicaraho turarya turanywa, ariko ndamubwira ngo ndashaka ko unsengera. Munkurikire, naje mfite ubutumwa ku bantu ntazi, ndahageze, maze kuhagera ndamubwira nti ndashaka ko nsengera, mfite ifoto muri telefone, mfukamye hari agakeka, nshyira amavi hano, muhamagarana n'uriya mubyeyi, ndababwira ngo munsengere. Haleluya. Mbere yuko bansengera nabasabye ibintu bibiri. Narababwiye ngo muri iki gihugu nta babyeyi mafite. Ese ko nabasuye muremera kumbera ababyeyi? Bashoboraga kuvuga ati iki ni igisambo, bashoboraga kuvuga ati uyu muntu nitumuzi, babisamira hejuru, twabiganiriye kuri ariya meza. Ndababwira nti ndashaka ko mumbera ababyeyi. Nta wundi muntu nasabye icyo kintu muri uru Rwanda, kandi nta nundi nzagisaba. Aba babyeyi bombi barambwira bati twemeye kukubera umubyeyi. Naramanutse, hari ibibazo nari mfite, ndamanuka mfukama hano, aha mureba aho rwose, shyira hasi amavi, ndababwira ngo ni munsengere. Nari nzi umubabaro wanjye, bo bandebaga mu ikoti na Bishop kuva i Kigali n'iki byose, ariko umutima wose wimenyaho uwawo mubabaro. Amen. Bamaze kunyemerera ububyeyi, naravuze ngo ibyo biganza byanyu ndabishaka ku buzima bwanjye. Mama ndetse na papa banshyiraho ibiganza mfukamaha. Bamaze kwemera gupfukamaha, nemeye gupfukamaha, bamaze kunsengera mpiga umuhigo. Bibiliya iravuga ngo guhiga umuhigo ntuhigure birutwa no kutawuhiga. Mpiga umuhigo, ndavuga ngo Mana yanzanye igisenyi ntahazi, nigeze mpaza igihe Goma yari yafashwe, hari ibyari binzanye, nibwo bwa kabiri nari ngarutse igisenyi. Ndavuga ngo Mana mpigira umuhigo muri uru rugo, nka wa muhigo Yakobo yahize igihe yahungaga mwene nyina Esawu. Yaravuze ngo Uwiteka nubana nanjye muri uru rugendo nzagaruka aha hantu. Mpiga umuhigo, ndavuga ngo Mana mbonye ababyeyi, ariko mpigiye umuhigo hano, nzongere kugaruka hano ntaje n'umutwe gusa. Amen. Nta kintu babuze mu by'ukuri, ariko ndavuga ngo nzongere kugaruka hano mpiga umuhigo. Haleluya. Wa mugisha rero mwansabiye mwa babyeyi mwe, niryo jambo nari nshaka kugeraho. Mfukamye aha mwanyatuyeho umugisha. Mfukamye aha nari mfite ibibazo by'itorero, nyoboye abantu bandusha ubwenge, bandusha imbaraga, wenda izo batandusha ni iz'umwuka, ariko iz'amafaranga n'iki barabifite. Mfukamye aha rero wa mugisha mwansabiye nje kubabwira ngo narawubonye. Amen. Mbere yuko nza nagize inzitizi, ndwara aka kaguru, urabona ko amaguru atangana. Ndwara aka kaguru njya Faisal kugira ngo nemere icyo bemeye ko banyemereye ko ari ukuri. Nagiye kubona mbona mukecuru mamuriye, ngiye kumubona mubona i Kigali Norvege aho nta. Arambwira ati nje kugusura, azayikoreye amasamaki, azayikoreye isambaza. Ntago mwumva ibyo bintu abantu bahuye mu cyumweru kimwe. Natse ngo ndarwaye, nagiye kubona mbona amafa ngezeho, mbona isambaza zingezeho, asanga ndi kuribwa, nararibwaga mu rwego rukomeye mu kaguru hano ndamwe ibintu bishoka. Mbona umubyeyi yangezeho, arampobera Norvege, araturikararira, anzanira imbuto, anzanira ibiki byose. Nahuye n'inzitizi nyinshi kugira ngo uyu munsi utagera,
ariko Yesu yaratsinze. Satani yaratsinzwe. Muvuge ngo amen. Haleluya. N'uyu munsi mbere yuko tugera hano hari izindi nzitizi nyinshi nta gutondagurira zabayeho, nyinshi nini cyane, ariko Yesu yaranesheje. Haleluya. Mfukamya aha rero mwansabiye amahoro. Amahoro narayabonye mu murimo w'Imana. Mwansabiye umugisha, umugisha narawubonye. Niyo mpamvu mbonye umugisha ntabwo nari kuza ngo ntunguke imbere y'umubyeyi wanjye, ntunguke imbere ya dadi na mami mbabwire ntimaze rero bimwe mwansabiye narabibonye, ahubwo nafashe kuri uwo mugisha. Nshaka imodoka, ndavuga ngo nimba batanabirya ibyo ntibindeba, mfata biriya bintu byose mwabonye, ndavuga ngo dawe nje kugushimira, ngushimira yuko wa mugisha wampaye wansabiye nawakiriye. Narawakiriye kandi nta mwana ujya iwabo imbokoboko gusa. Niyo mpamvu naje kuriya kose mwabibonye. Ni umubyeyi, ni umwana waruje gushimira ababyeyi be, ababwira ati mwababyeyi mwewe ryabere ry'iburyo, ni ry'uburyo bafata, ni ry'ubumoso, ntago nzi ibyo ari byo. Ryabere ry'iburyo, ni ry'iburyo, ryabere ry'iburyo mwamfatiye ryakoze akazi. Ryakoze akazi. Bankoreye amasengesho ndwaye, bankoreye amasengesho ndi mu bitaro, bohereje umwana wawe ubi Kigali yansanga Faisal, nimujya kuri YouTube muzabibona, andi bari kungendera mu kagare. Umukobwa araza aramfasha, ajya kufotoza, ajya kwishyura ibyo bishyura. Urumva ko nabonye umuryango. Narije kubabwira ngo babyeyi mbereke ko amasengesho mwasenze yakoze, kabiri mbabwire ko umugisha mwansabiye nawubonye. Niyo mpamvu naje jyenyine, nje jyenyine naba ntafite nuko imodoka yabaye no. Nari kuzana na korari hari, nari kuzana n'abahanuzi, nari kuzana n'abavuga butumwa ndabafite, ariko imodoka twari dufite yari ifite iyi myanya rero nibwo nabwiye aba bagabo. N'abagabo b'Imana, n'abagabo Imana ikoresheje, n'abagabo Imana yahamagaye. Narababwiye rero ndashaka kujya gushimira umubyeyi wanjye. Umuntu nakugirira neza, umuntu nakwereka urukundo, umuntu nagusengera ugasubizwa jya ushima. Ubwo nibwo nahagurutse, mpagurukana n'umuvandimwe yitwa Evode, ni umukozi w'Imana, mpagurukana n'uyu mu Reverend, mpagurukana n'uyu mu Bishop, ndababwira ngo nimumfashe mureke imirimo yanyu, ejo bafite amatoraniro bakagombye kuba barimo, ndabwira ni mubireke byose muze tujyane kureba umuntu bita Epa Igisenyi. Ikindi nagira ngo namwe nk'umuryango munambone, ntazajya ejo mutazagera i Kigali bwije mukaburaho mukatira, kandi mari munambone ejo nanjye mbabone, tutazahurira hano mu mujyi wa Gisenyi, wenda nkaba nagutera n'ibyondo ntamenye ko nyaboneka uri umwana uri uwacu mu muryango. Rero nifuzaga kubona umuryango we nanjye, kandi uwo muryango nifuzaga kuwereka umuryango wanjye mbamo. Imana ibaha umugisha. Ibyishimo bikomeza. Ahari nakakira Reverend Colonel akagira icyo avuga, kuko ndumva ari umugabo uhorana ijambo. Imana iguha umugisha. Yakwera umubyeyi, nanjye umubyeyi wanjye kandi ngira ngo urabizi. Ndabizi Mungu. Nakubaha, nakubaha. Urakoze. Eka na Bishop nawe musuhuze, nubwo twazanye nabo n'ababyeyi, namwe ndaje mbasuhuze mu yindi ndamukanya. Ubundi biravuga ngo abo kubaha tububahe, bandi bagakoresha ijambo nabi ngo ubwo hari abo kutubahwa. Nubwo utakubaha umuntu ariko jya umuha agaciro kiwe. Bishop Gerard, mubyeyi wacu watuzanye hano Gisenyi, turagushimiye mbere ya byose, kandi dushimiye ababyeyi bakwakiriye, nabituze n'abamahoro n'umunezero, niba biganza bigabituze, nejo wagaruka ntago ibiganza byabo byabima. Muragahorana amata ku ruhimbi, murabeza ku mutima, ndetse n'ijuru ndari batuye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ntago ndi butinde rero, Bishop avuze amagambo kandi akomeye nayumvise,
ni amagambo arimo ubwenge kandi ni amagambo arimo gushima. Burya iyo udashima uba uri undi muntu cyangwa se uba uri ikindi kintu, ariko burya umutima uzirikana ni umutima mwiza. Imana ihabwa icyubahiro. Namwe rero babyeyi mwatwakiriye turabashimye, amashimwe ni ayanyu kandi n'Uwiteka Imana yagize gute yabibonye. Ariko rero nk'abakozi b'Imana reka dusome imirongo nk'ibiri ya Bibiliya. Twahuze tuvuga kare ngo hari abashyitsi bagiye kwa Aburahamu basiga batuye. Ntago biriya bintu bakwatuyeho ari iby'ubusa, nta nubwo n'ibyo uzanye ari iby'ubusa, kuko byose tubibona mu ijambo ry'Imana ryavuze ngo umuntu azarya yishe icyuya. Twabipakiye, twagize gute, urahabwa umugisha nabo nk'uko bahawe umugisha, nuko banagusengeye mu izina rya Yesu. Haleluya. Niyo ndagana abagabo dufite turya twishyura kuya, kuko niko Imana yagize gute yabitegetse. Imana ishimwe. Rero reka dusome mu gitabo cya Luka, ubutumwa bwiza bwa Luka, igice kimwe gusa, umurongo wa 39 hafi aho ngaho. Tugire namwe amagambo tubaturaho mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi ndakeka nejo harandi tuzabaturaho. Imana ishimwe. Amazina yanjye nk'uko yabivuze Bishop, ndi Reverasi Kubwabo Edmond Corne, nk'abanyoboye itorero bita Agape Wonderful Pentecost Church mu mujyi wa Kigali ndetse na Uganda no muri Nairobi. Mfite umugore umwe n'abana 4. Imana iduhane umugisha. Ubutumwa bwiza bwa Luka igice kimwe umurongo wa 39 niho tugiye gusoma. Bibiliya iravuze ngo muri iyo minsi Mariya arahaguruka aragenda yihuta ajya mu gihugu cy'Urukiga mu mudugudu w'Iyuda, yinjira mu nzu ya Zakariya aramukanya na Elizabeti. Maze Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana arasimbagurika mu nda ya Elizabeti, yuzuzwa mwuka wera. 42 avuga ijwi rirenga ati, mu bagore bose mu miryango yose hiriwe wa epa n'uwa mama, murahiriwe kuko hari ibintu Uwiteka agiye gukora. Avuga ijwi rirenga ati, mu bagore bose urahirwa, imbuto ibari mu nda irahirwa. Ni ukuvuga abana mufite barahirwa kuva akakanya tukigera hano. N'utari kuzahirwa turabyatura. Uwifuza kugera hagera yarenga umupaka, yakurira indege, yakwicara muri perezidanse, turasiga tubiremye aka kanya. Imana ishimwe. 43 aravuga ngo mbese ibi nabikesha iki ko nyina w'umwana wanjye angendereye? Ibi nabikesha iki ko nyina w'umwana wanjye angendereye? Inekane ijwi ry'indamutso yawe ryinjiye mu matwi yanjye, umwana arasimbagurika mu nda yanjye no kwishima. 5 kandi hahirwa uwizera ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizagira gute, bizasohora. Imana niba mpera umugisha ngiye gukoresha iminota nk'ine, kuko nkeneye ko unantembereza Gisenyi sinyiheruka, ubundi nanjye nkanezerwa. None se sibyo, niba Imana iduhaye amahoro mureke tuyakoreshe. Kandi wavuze ngo tunezerwe mu Mwami. Turi abagabo b'intwari, ntago tukoze ibyaha, ntago tugira gute, turi abantu Imana ihaye umugisha, ntago twaba turi abantu bo kwishushanya ngo tuze tumeze nk'intumwa. Uyu we ni padiri agira akabyiniro ka padiri, uyu dore nari Bishop, nanjye nije mwana barimo ndi umureverandi. Aba ni ababyeyi batugaragiye. Reka duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Tubu turi kwiherezo ryo muri ubu butayu, turimo gusiganirwa muri ya gakondo, tuzabona yoza nshuti zacu zimwe zari mw'isi, nyuma zigacyura igiye zikajya muri gakondo. Aho hera nifuza kuzagerayo, nkaririmbana n'abaho indirimbo yo kunesha. Nta kindi tumaranira ni ukuzatura mu gihugu cyo mu ijuru. Pawulo yaravuze ngo iwacu ntago ari mu isi, iwacu ni mu gihugu cyo mu ijuru. Aho niho dusiganirwa.
bene data ijuru ririho, bene data ubugingo buriho, ababukoreye kandi bazabubona. Tumaze imyaka myinshi hari ibintu twiyambuye kugira ngo tuzabashe kubana n'uyu mwami wacu. Haleluya. Ngo babonaga irembo riri hafi, ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane, umukiza bari hafi. Haleluya. Irembo riri hafi kugira ngo dutabarwe. Papa, irembo riri hafi. Ntubone kuri munini hari irembo rindi Imana ifunguye ryo gutabarwa. Imana irambwiye ngo ikurinze kunyagwa ibyawe. Tayasi enebinifo, wari ugiye kunyagwa n'ingabo z'abadayimoni nyinshi, zikakwambura iwawe kandi zikakwambura n'umugisha wawe. Umugisha wawe nugumeho mu izina rya Yesu, kandi imbuto yose yavuye mu nda yawe nyihesheje umugisha mu izina rya Yesu. Dawidi yaravuze ngo siko bizahora muba mutegereje, ntawe uzakorwa n'isoni, kereka bava mu masezerano ari nta mpamvu. Uhagarare kigabo, ugume mu masezerano y'Imana. Imvi zizarinda ziba uruyenzi ugeze 90 ugeze n'ingahe, kuko iyaba ukenyuka warakenyutse 2011, kuko tetenda wari muri danje, ariko Uwiteka Imana yarahabaye. Imana ishimwe. Haleluya. Rero nsoza, ubucuti burahenda. Ubucuti burahenda. Ejo bundi nahoze nigisha ndavuga ngo ni kuki muri bamwe mu barokore batakigira urukundo, bamwe mu barokore batagisurana. Nibwo Bishop avuga ati kera Yoooh Bishop Olivier yavuga ati twajyaga gusenga bakaduha icyayi cya mukaru kikatunyura, bakaduha udushyimbo dukarangishije amavuta y'amamesa, twarya tukashira ubwoba tukuzura umwuka wera. Kubera iki? Byabaga biri mu rukundo. Ariko muri no misi ya none urukundo rurabuze. Uritura ku murokore wagize ikibazo cyo kwishyura inzi, ntiwangurije 20,000, akakubwira ati wapi. Kubera iki? Amavuta yadukamutsemo. Bamwe babaye abajura, abandi babaye akaherwe, bagize gute? Bazibukira agakiza k'Imana baragata. Ariko twebwe tugihagaze mu mbaraga z'Imana, mureke umwami tumukorere tutagize icyo twitaho. Niba ufite ubutunzi umukorere wa mugabo we, niba ufite imbaraga umukorere, niba hari abarwayi ugenda ubasure, niba hari umuntu ugize ikibazo ufite ko wakigenza ugenda ugikore. Biravuga ngo imirimo mwakoze muri mwisi muyikorera bera, iyo mirimo Imana ntabwo izayibagirwa. Imirimo mwakoze muyikorera bera muri mwisi, Imana ntabwo izagira gute? Ntabwo izayibagirwa. Iyi mirimo turiye uko mwatwakiriye, Imana ntabwo izagira gute? Ntabwo izabyibagirwa. Haleluya. Tubonye Imana ihagarana natwe, twari tugiye gupfa, twari turabo gupfa, nta bugingo twari dufite. Imana itugire neza, ariko kuko twinjiye muri Kristo umwana w'intama w'Imana, twahawe ubugingo. Muri yaravuze ngo twahawe ubugingo buhoraho iteka ryose. Haleluya. Ubugingo turabufite, turi abana b'Imana. Mujye muhora mwatura ko muri abana b'Imana. Nta cyatubuza ubugingo. Yadupfiriye ku musaraba Igorogota. Muri 121 na kangahe na kabiri yaravuze ngo yambabara ibyaha byanjye, ngo atumanerade. Imana ishimwe. 159 aravuga ngo kandi urwo rukundo rw'Uwiteka nirwo runyemeza gusubira hari, ngo nubwo nacumura urukundo rw'Uwiteka runtegeka gusubira hari. Kandi iyo nyobye nkamushavuza, ntareka kunkunda ndakwiriye, ko kwarankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ndakwiri. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Twishimiye ko Yesu adukunda, naho twahura n'ibitugerageza, naho twahura n'abadutuka, naho twahura n'abaduca intege, twishimira muri uwo mwami. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Yesu yavuze ijambo rikomeye muri 54:4 aravuga ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora. Ngo nazazindi zadukoze kera Uwiteka Imana azazidukuraho. Twigeze gukorwa n'isoni tutagira umwenda wo kwambara, twigeze gukorwa n'isoni tutagira amazu yo guturamo, twigeze gukorwa n'isoni. Je narakubiswe burinda bucya, ndongera ndakubitwa ku munsi wa kabiri, ariko uko nakubitwaga Imana yarambwiraga ngo mwana wanjye ndi kumwe nawe, muri iyi mibabaro uri gucamo nzayihinduramo ibyishimo. Imana iduhindurire imibabaro twagize, iyihinduremo ibyishimo. Haleluya. Ngiye gusosa. Mariya ngo arazinduka ngo ajya mu gihugu cy'Urukiga gusura Elizabeth. Uyu ni umugabo wavuye w'intwari, wavuye i Kigali,
kubona abagabo beza nk'aba bafata inisiyative bakavuga ati dufite umubyeyi. Mu by'ukuri iyo watuye ariya magambo si ubwa mbere yatura turi kumwe ukavuga ngo mfite umubyeyi, binkora ahantu ku mutima. Dufite abantu bamaze imyaka irenga 20 bavuga ko batagira ababyeyi, ariko Imana yarangije kuduha ababyeyi. Imana yarangije kuduha ababyeyi nuko tutabimenya. Haleluya. Yesu yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo izanjye ziramenya, nanjye nkagira gute, nanjye nkazimenya. Haleluya. Izarazizi. Niyo mpamvu ugomba kumenya umubyeyi wawe. Ahubwo nanjye je te connect, nanjye ndi connect. Je te connect, nanjye no munsi ndi connect. I have to connect with that family because it is the good family. Haleluya. Kubera ko ni family nziza, nanjye ndi connect. Nanjye ndagukurikira. Nanjye ndaba umwana muri urugo, wasanga ugiye kuzajya urya wenyine. Umva nanjye ndaba umwana muri urugo, umva ndaba second bond, ndaba umwana wa kabiri uvutse muri urugo. Haleluya. Ubucuti rero bugira gute? Burahenda. Ngo arazinduka ngo ajya mu rukiga. Buriya nuko batagaragaza icyitwa amatandiko yajyanye. Buriya yarapakiye icyitwa amatandiko, imitsima arapakira, buri kimwe arapakira ngo ageze kwa Elizabeth. Erega ntabwo umwana ari gusimbagurikira mu nda gusa, ubundi atabonye kamverope cyangwa atabonye agakesi ka fanta cyangwa atabonye, haleluya, atagize icyo abona. Hari ibintu byicu gusa kubera ko hari ibindi byagiyemo. None se uyu mudiho waza hatagiyemo ikintu? Yangiriye neza, yangiriye neza, yangiriye neza, yangiriye neza. Haleluya. Ntabwo uyu mudiho nawudiha hatari ikintu cinjiyemo. Imana ishimwe. Umbasha mutoto wewe, ngiye kukurangirisha amashuri yawe abe make abe menshi, ubundi nkohereza i Burayi. Urabyemera? Urabyemera? Imana ikugirire neza. Haleluya. Haleluya. Imana data wa twese irambwiye ngo ikurinze uburwayi bw'umugongo. Zopi enewa yasire. Kandi Uwiteka Imana akuye urupfu mu rugo iwawe. Niko Imana ivuganye nanjye. Hari urupfu ruhavuye, n'ukuri kw'Imana. Saa 8 z'ijoro urebe niba ufite abantu ujye mu cyumba ahantu hari, uraza kubona ikintu cyari kigiye kuba kubana. Gikurura. Data twese arambwiye ngo hari ikintu akoze, akuye urupfu iwawe mu izina rya Yesu Kristo. Tandere bo sansomenere dekire. Wagize igihangayiko kubwama mu kubyara, ariho cyangwa atariho, ariko warahangayitse cyangwa se ugira igishika kubwama mawe kubyara, ariko Uwiteka Imana yarambwiye ngo ibyo byose yarabibonye. Ntabwo azemera kugutanga mu muhigo w'abatakebwe. Imana yagiye gutambutsa ibifungo, yagiye gutambutsa abantu babi, ndetse hari naho yakurinze amasasu. Niko Imana ivuganye nanjye. Ni Imana yabikoze, ntabwo ari umuntu yabikoze. Nubwo wize udushuri dukeya, ariko data twese arambwiye ngo yaguhaye ubwenge budasanzwe. Hari inyenyeri iri ku gahanga kawe, iyo nyenyeri zatutubikana, abantu bose bazayimenya, bazamenya ko winjiye neza wakoreye Imana. Imana igukuye akagambane, ibiganza byawe birimo umugisha, ariko umugisha ntago uruzura neza 100%, ariko umugisha abantu barimo bawurwanya. Imana irambwiye ngo umugisha w'inyenyeri ugiye gushibuka mu izina rya Yesu. La pifo enevandere bosa somene. Ngo arazinduka ngo arikorera, mureke tugende. Haleluya. Nejo tuzabivuga. Arangije ngo baradiha, aramubwira ngo urahiriwe. Reka nsoze mvuga ngo murahiriwe. Abatubonye mu maso babonye abakozi Imana baturutse, murahiriwe. Abumvise amagambo tubabwiye, murahiriwe. Akira Bishop. Mani ba ihumugisha Bishop Gerard wadufashije kugira ngo tubashe kugera mu uyu muryango urimo icyubahiro cy'Imana. Ni ikintu gikomeye kitakibaho mu iki kinyejana turimo, aho abantu basigaye bikunda muri bwa buhanuzi bwo mu minsi y'imperuka dusoma ngira ngo mu byahishuwe. Abantu basigaye bikunda ubwabo bakiyitaho, ntibashobore kwita ku bandi, ntibashobore kumenya abandi. Ariko reka tuvuge ngo Imana ihe Bishop Gerard umugisha, ukibasha gusura, ukibasha kugira urukundo rwo gusurana no gushima
ni ikintu gikomeye cyane cyankoze ku mutima. Turabana mu mirimo y'Imana ahantu hatandukanye, ariko hari uyu muhamagaro wo gusura cyane cyane abashumba bageze mu za bukuru ndetse n'imbabare zitandukanye atarobanuye ku madini. Ni umuhamagaro urimo kwaka muri we cyane muri ibi bihe, kandi ntekereza ko ari umuhamagaro udafite benshi. Gerard rero Imana iguha umugisha. God bless you so much. Nshimiye koroneri amagambo meza avuze akomeye y'ubuhanuzi, kandi ni umuhanuzi pe. Imana iramukoresha cyane mu mwuka wo guhanura, ndetse ni n'umukozi w'Imana uriho ubwiza bw'Imana. Hanyuma rero ndagaruka cyane ku babyeyi tusanze. Buriya jyewe navutse ndi ikinege, sinagirirwa n'ubuntu bugira ababyeyi. Iyo umuntu ankoreye ikintu akakinkorera cyangwa akangaragariza urukundo, ndarira nkabura uko nifata, nkavuga inti kweri, nubwo ntagira ubuntu bugira ababyeyi, singirirwa ubuntu bugira abo mvukana nabo, ariko disi muri Yesu harimo ababyeyi, muri Yesu harimo abavandimwe bashobora kukwitaho binarenze uko ababyeyi bawe bakwitaho. By'ukuri mwatwakirije muri kamere ya kavukire kanjye. Tugira ibintu, ngira ngo hari ibintu mico myinshi dusangiye, ntitwihishira, ntabwo tugira uburyarya. Kavukire kanjye ni hano mu Ruhengeri, ntitugira uburyarya. Iyo wanyakiriye nabi mbivugiraho, avuga ngo wanyakiriye nabi rwose ntabwo nzagaruka iwawe. Kandi nanone iyo mvuze ngo ndagukunda, ubwo nanapfa nkagupfira, nubwo ntari Yesu, ariko ubwo narwana paka nkapfa. So rero ahangaha mwanyakirije ibiryo nkunda. Ivode bifate neza ibyo bintu ndi kuvuga. Banyakirije ibiryo byiza nkunda, ku buryo ndimo mbirya nkumva amavuta y'Imana arimo aramanuka menshi. Ako kantu uzakabanze imbere. Mbese naryaga ifi nkumva iyerekwa riramanutse, nakubita ku kanyama kumutse nkavuga inti nyir'ijuru n'isi. Ngeze ku gasarade hariya hafi, ubundi reka mbwira abantu badukurikiye hano, abantu badukurikiye hano, reka mbabwire, ntuzemere ko umuhanuza guhanurira atararya. Igihe azaba akiri mu masengesho, uzamwihorera umubwire uti uburetse kumpanurira utampanurira ibice, uzampanurira waje uri muri gahunda yo kwakira ko kurya. Imana ishimwe cyane. Sifa kwa Mungu. Umuhanuza amaze gufata ku kanyama, amaze gufata ku kanunga k'ubugari, Imana ishimwe cyane, yakarabye asa neza, aratangira ati sekota yasine mini wa, ati zerebo yasini kutayamanda, ati mbonye umwana hano arira mu cyumba, ingumbi ikabona urubyaro. Imana ishimwe cyane. Yakubita agacyayi karimo gatangawize gakoza amata, ati rana satako sirimini kotayamanda, ati Uwiteka ari hano ndimo ndamwumva. Kandi mwitonde Uwiteka barimo kumva, abayumvishe
umva nta mushonje waguhanurira ibintu bizima. Imana izakurinda umuhanuzi ukiva mu butayu atararya. Gerard, Imana iguha umugisha. Weho wazanye ibiryo mw'uru rugo, Imana iguha umugisha. Ibyo kurya nabyo biri muri bimwe bizana amavuta y'Imana ku mukozi w'Imana. Kwambara neza biri mu bintu bituma umukozi w'Imana avuga ijambo ry'Imana ridahangarwa n'umwuka uwo ari we wese witwa abadayimoni. Nahoze ndeba abagabo ukuntu bambaye neza, ndeba muzehe wanjye ukuntu yambaye agashati gateye ipasi, arayaga wagira ngo yisize akamuri keza. Reka nkubwire, Imana izakurinde kurambikwaho ibiganza n'umuhanuzi ugishonje. Nubona afite umwuka uzabanza umujyani wawe umugaburire, nyuma yo kurya azahanura neza. Ariko igihe azaba agishonje azahanura ati mbonye inzara hano, mbonye amakuba, mbonye ibintu, mbonye nk'ibi. Nk'ubu mbonye abana banyu bazaramira mu ngo zabo, mbonye abuzukuru banyu muzababona, muzabona abakwe babuzukuru banyu. Ndetse reka nkubwire papa, ugiye kurira indege, kandi nanone nabonaga uryama mu bitaro barimo bagukorera operasiyo ahantu, na marayika mbona bigiyemo, mbona utasha amaso yawe areba neza cyane. Ntabwo uzataha utabona, ndetse no gutaha si vuba ahangaha. Uzabona umwuzukuruza, uzabona ubuvivi, uzabona kwera kw'Imana imbere yawe. Mbega iteraniro ririmo amavuta, ariko ni impamvu y'agakoko ke Mana ishimwe cyane. N'ejo nzanyura hano mwongere mutegure. Yesu ashimwe cyane. Byakongera uhaguruke nkubwire ikintu Imana ivuze. Ubari imyaka 3 turaza mu gitaramo cyo gusigwa amavuta y'ubushumba. Imana iguhereye amavuta hano y'ubushumba ahangaha. Kandi reka nkubwire, Uwiteka Imana Nyiringabo aguhaye imodoka ariko idafite purake y'inyarwanda. Niko Imana imbwiye. 3, abana bawe bagiye kwigishwa n'Uwiteka, ariko Uwiteka agiye gukoresha abantu. Noneho nagiye kubona, mbona aha hantu tukiva hano, mbona hagiye kuba ibindi birori, hagiye gusohoka umugeni. Kandi uwo mugeni ntabwo ari umugeni utashe mu ijuru, ni umugeni uzaba ushyingiwe mu buryo bw'ibirori byo mu isi. Niko Imana imbwiye. Icyo rero navugaga ni iki? Ngaruka hano k'uyu mugabo Gerard. Ni umugabo ukoze ibikorwa byinshi muri iki gihugu cy'u Rwanda, ariko cyane cyane ivugabutumwa rye ni iryo gukurikirana abashumba bakuze. Nta mushumba usaza, arakura. Kandi uko akura akagenda akura no mu mavuta. Ubu tugiye kujya tuza gufata impanuro hano mu mizo gukora umurimo w'Imana neza. Imana ishimwe cyane. Wagize neza kuza, araza kongera gushyireho ibiganza. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo rero uyu mugabo w'Imana, Imana ikomeze imuha amafaranga, komeze mwagure mu migisha. Ari gukora ibintu byananiye abandi bapastor, ibintu byananiye abashumba. Baraturisha bakarya bakagura amamodoka yabo meza, ariko we ntiyita ku ibyo. Arimo arita ku bantu bababaye, ku bantu bashonje. Arimo arakora umurimo w'Imana, akababwiriza ijambo ry'Imana, ariko anavuga ati aba bantu bameze gute. Rero ntizimbye mu magambo, ndashimira Imana kuba hano, kuhagera. Ni umunezero mwinshi cyane. Nariye nahaze, nshaka no kuryama, ndi kubona naryama heza. Gusa ntago ndi bukomeze kunjye kuba hano. Hari
pasitoro tukorana uri hano hafi ndi bujye kureba, ndi bujye gusura, yambwiye ati undaze turari tuganira, ariko ndumva ejo tuzaherekeza umushumba tukumva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero ndashimira Gerard, nkashimira n'abandi mwese turi kumwe, n'abandi ntekereza turi kumwe ahantu hatandukanye ku migabane itandukanye. Reka nabo tubabwire ngo Imana ibahereze umugisha, kandi amavuta y'Imana abasanga aho ari hose, abana banyu aho bari hose Imana ibasange, ibaha amavuta y'Imana, abari hano mu Rwanda, abari hanze y'igihugu, Imana ibatwikirize ubuntu bwayo. Reka rero dukomere Imana amashyi, yagize neza ikaduha uyu munsi. Amen, amen, amen. Umushumba Epa ndetse no mu izina ryanjye bwite turashimira Imana cyane. Imana yarinze Bishop Gerard mu burwayi yari afite butari bworoshye, ariko Imana yarahabaye ndetse imuba hafi ku burwayi yari afite. Turashimira Imana cyane rero kubwo umugambi mwiza mushumba yari afite, yatekereje kuri uyu munsi ndetse no kuri iyi tariki. Ni ukuri ku muhigo yari afite ku mutima, Imana ikaba yabahagurukije muri Kigali, ikabazana ikabageza hano amahoro. Imana yacu yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ndashimira cyane rero ku bwa Revera Mugisha, ku bw'amagambo meza atubwiye muri uyu muryango. Nkashimira rero nanone ku bwa Bishop Olivier, ku bw'amagambo meza nawe avuze, kandi koko nk'uko Bishop Gerard yabivuze, akavuga ko mu by'ukuri yageze muri uyu muryango awugeramo kubera impamvu, awugezemo arawishimira, ndetse avuga uburyo yapfukamye ahangaha mushumba akamurambikaho ibiganza akamusengera umugisha. Aravuga ati rero umugisha nakuye muri uyu muryango ni ukuri, kandi mwarawunsabiye narawubonye. Ati kubera izo mpamvu ntabwo nagombaga guceceka, ntabwo nagombaga kwihererana icyo kintu gikomeye gutyo. Ariko reka mbabwire ko abantu basubiza amaso inyuma bagashimira ni bake. Murabizi na Yesu yakoze ibintu bikomeye ubwo yasengeraga bari abantu bari barabembye bakagira ibibazo by'uburwayi bukomeye. Ni ukuri yatangajwe mu bantu 5 habonetse umuntu umwe. Ubwo rero ibintu byo gushima ku byiza biba byakozwe, ibintu byo gushimira ku byiza umuntu yakorewe, ababikora ni bake. Ariko turashimira umukozi w'Imana mu by'ukuri, kuko azi inyungu ziva mu gushima. Yashubije amaso inyuma rero aravuga ati ibyiza
nakuye mu migisha nasabiwe, mu migisha nahawe n'umubyeyi, ntabwo nabiceceka, nta nubwo nabyihererana. Aremera, akora ku nshuti, akora ku bavandimwe, aravuga ati muze tujyane mumperekeze njye kubereka umubyeyi wanjye. Ni ibyishimo rero ku ruhande rwacu muri umuryango, kubwa Bishop Gerard, ni ukuri akaba yabashije gusubiza amaso inyuma akavuga ati reka ngende njye gushimira ababyeyi bampesheje umugisha, ndetse ndusheho no kubereka inshuti bamenye ababyeyi banjye. N'iby'igiciro ntabona uko umuntu yakigereranya nacyo, kubera ko birasanzwe iyo umwana ashimiye umubyeyi, ni ukuri umubyeyi nawe arishima. Kandi burya rero murabizi Imana yacu yo mu ijuru idukorera ibintu byinshi cyane, byinshi, nta n'ikindi kiguzi cyangwa se izindi nyungu idushakaho, ariko yo tuyishimye nayo iranezererwa. Ku ruhande rero rwacu, kubw'igikorwa gikomeye Bishop Gerard yakoze, akaba asubije amaso inyuma akavuga ati reka njye gushimira ababyeyi, kandi ndushaho no kubereka abavandimwe, inshuti zanjye bamenye umubyeyi wanjye, ndetse nawe arushaho kubamenya. Ni iby'ingenzi. Turabashimiye rero by'umwihariko kubw'iki kintu mwakoze, kandi ni ukuri mwakoze ikintu gikomeye kuba mwazanye ituro mukarizana muri uyu muryango ryo gushimira, yewe mukaba mwapfunyitse no ku by'umwuka, kandi burya ngo birajyana. Icyo nacyo mukaba mwagikoze rwose. Revera Mugisha, Imana yamukoresheje kandi igize ibyimwereka, haba kuri twe ndetse no muri umuryango muri rusange. Yewe na Bishop Olivier nawe nuko yapfunyuye, byaba iby'umwuka twabibonye. Gerard we ni akarusho, ni ukuri, ndetse mwakoze n'ikindi kintu gikomeye, mutuzanira n'abanyamakuru. Rwose ibyo mwakoze gusa uko bigaragara ni ukwikorera. Iyo umuntu akorera umuryango, reka mbabwire ko nta gihombo kiba kirimo. Natwe rero nk'umuryango turabashimiye byimazeyo, kandi ni ukuri byaba ibyo mwakoze mukoreshejwe no gukora ibyo umubiri wifuza, byaba n'ibyo mwakoze mukoreshejwe n'umwuka, byose Imana yo mu ijuru babihera umugisha.
kandi imigisha yacu iyo tuyisabye Imana yacu ntabwo ari igisambo ngo yimane ku migisha yayo, irayitanga. Imana rero ibaha imigisha myinshi, kandi ni ukuri Imana wo mu ijuru ikomeze ibahezagire mugani w'umurundi. Imana ibaha umugisha. Reka rero Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nayobewe ukuntu nabivuga kuko ni ibintu byandenze. Byandenze igihe Bishop Mugisha yavugaga ko azaza kudusura ariko ntibishoboke, none uyu munsi bikaba byashobotse. Amen. Nabonye bintangaje. Mbanje gushimira Imana uburyo nahuye na Bishop Mugisha. Ubwo hari channel, hari ikintu cyahawe kugira ngo duhure. Amen. Kandi nanone nashimiye Imana kubera ko byarantangaje nk'uko Bishop Mugisha bivuze. Igihe yaraje hano akambwira ubuzima yanyuzemo, byatumye nsa naho amarira agwa. Ndavuga ngo nta mpamvu iyo ari yo yose yatuma ntamwakira nk'umwana. Akaba umwana wa 7 muri uyu muryango. Naribajije nti ese iki kintu yagitekereje ate? Yigeze kubikomozaho avuga ati ahanga muri uru Rwanda hose. Sinzi ukuntu byagenze kugira ngo mbe naraje nze gushaka umubyeyi hano ku Gisenyi. Nanjye nari ndimo nibaza nteriko jewe ndinde ndiki muri uru Rwanda rwose uko rwakabaye. Harya ubu ni jewe wagombaga gutoranywa nkavuga ngo mbyare umugabo ungana gutya? Navuga nto yabirandenze, sinzi ukuntu nabivuga. Rwose kuba ari jewe yaje akabwira asize abandi bo muri zindi ntara. Navuze ngo buriya hari ikintu Imana ishaka. Navuga nti bose uri umwana ajya mu bandi. Nta mpamvu iyo ari yo yose yatuma ibikomere wahuye nabyo. Wahuye n'ibikomere mu buryo bw'umubiri, ariko nanone reka turebe uko ibyo bikomeye nibura wabyomorwa. Amen. Ubwo rero uyu munsi kugera hano kwe yahageze ahagerana na bagenzi be bakora n'umurimo w'Imana. Rwose byandenze kuko nabonye ko ijambo na mbere aracyafite ubumuntu. Afite ubumuntu. Ntabwo ari bose bameze nk'uko ameze ateye, kuko umwe yabikomojeho aravuga ati afite ubumuntu bwihariye n'impano idasanzwe yo kugira abantu yitaho. Rero nanezerewe cyane, ndanezerwa ngiye kubona kandi mbona nanone aje guhemba ababyeyi, kandi ari twe twamubyaye, nitwe twakagombye kujya guhemba, ariko yaje araduhemba. Numvise bidasanzwe, numvise bibindenze. Rero rwose bavuze byinshi kandi bifite ireme, kandi birimo ijambo, kandi birimo ubuhanuzi,
ibyo byose ntabwo twabisubiramo, ahubwo twashima Imana kuba Imana yemeye kuduhuza uyu munsi wa none kandi tukagira ubusabane nk'ubu ngubu. Gusa icyo navuga ngo Imana iyo umugisha uyu mwana wacu Bishop imuha umugisha pe, kandi umva ko ari na migisha, ni migisha, kandi Imana izamuha indi migisha, izamuhe myinshi cyane, kandi yongere ihe imigisha bagenzi be bazanye bakamuherekeza, bakareka imirimo yabo, bati turakujya inyuma tujya kureba uwo mubyeyi wawe, uwo mubyeyi utaboneka, tujya kureba uwo muntu none bamubonye. Haleluya. Ndashima Imana rero rwose kuko turaba agaciro imbere y'Imana. Ntabwo navuga byinshi kuko byaba bisa naho ari ukurondogora, ariko rwose ndashimira Imana ibyabaye byose, nibyo mwaje mwikoreye mukadutura ituro. Iryo turo ndagira ngo Imana izongere bakubire byinshi cyane mu bikorwa byanyu byose, kandi Bishop umugisha izakomeze iguhe inshuti, iguhe abakozi mukorana kandi bagukunda bagakunda n'umurimo w'Imana. Imana rero ikugire neza, Imana ibane nawe kandi ikongerera amavuta n'abagenzi bawe, kandi ikomeze kwihesha icyubahiro. Imana ibahe umugisha mwese. Abayaje kutugaragariza ibyishimo yagize amaze kubona ababyeyi, Imana imuhe umugisha. Ku ruhande rwanjye rero ntabwo ndi borondogore, ahubwo hari akantu kamwe kameze nk'akajeste nshaka gukora, kuko Imana ntabwo yabuze ibinezeza, ntabwo ibintu binezeza yabibuze. Nta n'ubwo ushatse gushaka ibinezeza yabibura, nta n'ubwo tunezeza Imana nk'uko bikwiye. Ariko Imana yishimiye umudiho wa Dawidi. Haleluya. Birandikwa umudiho w'umuntu umwe birandikwa. Urumve turagushima Mana we, urumve turagushima Mana we, urumve turagushima Mana we, urumve turagushima Mana we, babyeyi baragushima Mana we, urumve turagushima Mana we, aya mashina Umwami Yesu arashoboye, nta kimunanira. Umugabo twizeye afite ubutware n'ububasha kandi arashoboye. Narabwiye ngo icyo gisaba arwaye bakita igishega, niko nabwiye mukecuru, bakita igishega. Niyo mpamvu jewe buriya barambwiye ngo mfite ngo umurimo ndi bukore, ndavuga ngo ntabwo ndi buboneke, ariko ndavuga ngo ndahakanira gute pasiteri ngo ntabwo ndi buboneke, ni inshuti yanjye. Ariko namaze gutekereza ko iyo kintu Imana yamaze kumpishurira, ko iyo kintu hari igishega, ndavuga ngo Kristo niwe wamuhamagaye, ntabwo ari jye wihamagaye.
ariko dusuzuguye agasuzuguro k'abadayimoni. Iki gishega kizime mu izina rya Yesu Kristo, kitazagarukaho. Kizime mu izina rya Kristo Yesu. Turagitegetse ngo ni kizime. Kizime mu izina rya Kristo Yesu. Ntabwo tugihenda-henda, ahubwo turategetse mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ntabwo ndenzaho ibintu byinshi. Ngewe ndi imbata ya Kristo. Ntabwo ari ukwivuga ibigwi. Kuba ndi imbata nuko nakuwe mu bindi bintu byari bimbasi. Mu gihe Kristo nasanze arusha imbaraga nari mfite, numvaga nta muntu urusha imbaraga mfata imodoka ntizigende, nkitwika sinjye ngakora amaji igihugu kikaba kikanyubaha, numvaga ari giye ukomeye. Ariko Kristo ambwira amagambo ateye ubwo aravuga ngo manuka ngo ugere mu kibaya urebe kuntu umubumbyi akora umurimo wo kuruziga. Amina. Ngo mbona noneho ikibindi yari afite, umubumbyi yari afite, agihombanyirije mu ntoki ze, akibumbabumba mu kiri kibumbano ashaka. Avuga ngo kusiko mumeze mu maboko yanjye. Ndavuga ngo mwami ndapfukamye ndemeye. Nemera gushyira umajisiye bwanjye hasi. Nkurikira Kristo. Mu gihe nari umucuruzi, nanjye mu rwego rw'igihugu ndi mu bikora mu bavuga rikijyana, Yesu amvana muri kampani yanjye mu karwa k'amahoro kacaga kuri televiziyo buri munsi. Ubu meze nk'uri kuzerera, ariko sindi kuzerera, ariko Paulo yaravuze ngo tuba twita inzererezi. Ariko dutungishije benshi. Nanjye ndi nahanga nk'umuntu utagira akazi, ariko umurimo wa Kristo yampaye ndawumushimira. Ko ni umurimo utanga amahoro. Nubwo nabaga ndi mu kazi mu mafaranga, nta mahoro nari mfite. Nari mfite inkeke gusa, ibibazo bya buri munsi, konfokaziyo za buri munsi. Ariko Yesu ahabwa icyubahiro. Kampani yanjye bayifunze 2013. Kugeza ubu ngubu ndacyagenda mvuye mu Mutaramvuye Nyamasheke, ndi hano muri Gisenyi. Sifite ahantu ho guturiza. Ariko Kristo yaravuze ngo ingunzu zifite imyobo zirarabo, n'inyoni zifite ibyari zibamo, ariko umuntu umuntu afite cye aho gurambika iki. Ndavanga ariko mwami kwambwiye amagambo menshi ngo ariko buriya umugaragara utashebuja. Nange ndatuza ndavuga ngo mwami ndagushimye. Sinzaririra amazu, sinzaririra ibintu byose abandi baririra, nzemera kugendera ku birenge byanicishije bugufi. Haleluya. Ikintu cyo shimira Kristo uko twabonanye n'uyu mubyeyi epa, duhujwe no kuzerera kwa kuri umuntu azerera nyine irakuzera niko Yesu yabwiye Nikodemo ngo umenye ngo umuyaga uhuha, ngo umuyaga uhuha ko umenya ahuha ugana, nguko ikiri cyabyo n'umwuka n'icyo kigenda. Uwo byo n'umwuka arajyanwa ntiyijyana, ntagenda ku bushake bwe. Nigucyo twahuye n'uyu muryango, ariko Kristo ahabwe icyubahiro. Pasere ntabwo ashobora kuzava mu mubiri atarareba ibi byabaye. Naramubwiye ngo ni ukurindwa. Imana ishobora kukurindira muri gereza, Imana ishobora kurindira nkuko Yeremiya yararindiwe mu mbago kandi kakurinda. Imana ishobora kurindira mu busazi, ugasara imyenda ikavaho batizavuyeho. Ejo ni Imana igakora igitangazo ukabona nawe ubaye umugabo nk'abandi. Niyo yica kandi nayo ikiza. Iyo yakinze nta ukingura, niyo yakinguye nta ukinga. Ndabashimiye rero kubwa byose mwatugejejeho. Nanjye ntabwo nahisha ibyishimo byanjye. Murakoze Yesu abaha umugisha. Kubw'umunezero mfite, nejejwe nuko nanezerewe cyane no kubona umuhungu wacu. Ni koko igihe yaramaze igihe arwaye, Yesu akora imirimo n'ibitangaza. Uko namugezeho, uko yari ameze, njye narabibonye, ntaha mbese mfite umubabaro, kuko nabona yari yambaye urukweto, hagenda hava umuntu za muri icyo kirenge hagwamo ibintu bimeze nabi, ku buryo byambabaje, numva mbese ngize agahinda cyane. Ndeba igisebe afite,
Yesu akora imirimo n'ibitangaza. Ntabwo nari nzi ko rwose yashobora kuba yava hari i Kigali ngo agere aha ngaha ku Gisenyi, ariko kuko Yesu akora imirimo n'ibitangaza, ni ukuri byanejeje kuba bageze aha ngaha akazana na bagenzi be. Ni umunezero, ndashima Imana rero yakoze iyo mirimo n'ibitangaza, kuko twe ibyo tubona koko bidashoboka, ariko ku Mana birashoboka byose. Ubwo rero ndabishimira Imana kuko yamukijije. Ni ukuri pe, ntabwo nari nzi ko yagera iki gihe ngo abe yashobora kugera aha ngaha, ariko Imana yamushoboje. Imana ihabwa icyubahiro, kandi ni ukuri ndamushimira ibyo yakoze cyane. Ni ukuri pe, azi ubwa mbere ntabwo twari tumuzi, yaje ku matelefone, mbese turanezerwa cyane, turanezerwa. Nubwo yavuze nazi aho rwose yaraje nabwo yikoreye. Ni ukuri pe, yanzaniye igitenge, azanira papa ishati, numva mbese sinamenye uko nabivuga. Byaranejeje, ndavase yabitekereje atazana umwenda mwiza pe w'igiciro, shati nziza y'igiciro. Ndavuga Imana imuha umugisha. Ntabwo yari atuza bigura, ntabwo rwose twari tutari twamubona, ariko yaje rwose nabwo yikoreye. Ntabwo yazi aho ngaho, na n'uyu munsi ntabwo yazi aho ngaho. Rero wumve ko tugushimye cyane, turabashimye cyane kwitanga kwanyu. Ni ukuri nzi ko Imana izakomeza gutanga imigisha aho wagiye ukura witanga kuri ibyo ngibyo. Si ukuvuga ko habuze ibindi bibazo ko bidahari. Njye nari nzi ko utashobora kuba wanaza bitewe n'uko wari umaze igihe wivuza kwa muganga. Twaguhamagaraga buri gihe nkumva ko wagiye kwa muganga, ndetse nkumva binarambabaje. Hari n'igihe uriya mukobwa wacu Jemima yambwiye ati yari yicaye mu kagare, numva ndababaye. Ariko ubu ngubu rwose ndashima Imana, nabonye ava mu modoka yahagurutse, numva mbese birandenze cyane. Ntabwo nabona ukuntu nabivuga kuko icyo gihe byarambabaje cyane, ariko ndashima Imana kuko yabikoze. Imana ibaha umugisha ku bw'ubwitange mwagize. Gusa ni ukuri mwumve ko muri abana bacu mwese, turabashima kuko muri abana beza, abana bashima. Abana bashima burya bari abana beza. Natwe turabashimye, kandi rwose tubashimiye n'umutima wose, rwose tunezerewe. Imana ibaha umugisha, kandi uzakomeze gutanga imigisha mu miryango yanyu, mu nshuti zanyu, mu torero hose, ikomeze itanga umugisha. Ni ukuri Imana ndayishimye ko yabikoze. Imana nihabwe icyubahiro. Nta mpamvu yo kongera gushima kuko abashimye barahagije. Gusa bari bavuze ngo dusenga dushima Imana ibyo yakoze byose, kandi nanone twizera yuko n'ubundi iri bukomeze kubana natwe mu busabane, ndetse n'umunsi w'ejo bizagenda gutyo. Reka yenda turirimba igice kimwe cy'indirimbo ya 46 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, hanyuma tubone dusenge. Unjimbere Mana isumba byose, gendo munyantege nke, moreye sikondo mwimukera, nagofete nagera he. Unjimbere mbere ngabe nyengera, Yesu mbere ngabe nyengera. Mana data wa twese uri mu ijuru, uri Imana nyamana, uri data wa twese, uri umubyeyi wacu, wabanye natwe mu bihe bikomeye byose, waraturinze.
ibitero byose umwanzi satani yagiye atugawaho mu izina rya Yesu wabihinduye ubusa kandi wabifashe mpiri na n'uyu munsi uracyabifata mpiri. Turagushimiye mwami Imana kubw'uburwayi ugenda woroshya kandi reka twizere ko n'uburwayi buzakira rwose. Mana rero wakoze kuko warinze abagaragu bawe bakava hari i Kigali wazanye nabo mu izina rya Yesu ubabera garde corps urabazana ubageza hano amahoro. None twagize ubusabane budasanzwe. Twagushimiye mwami Imana kubw'ibyo wakoze, twagushimiye kubwo kuduhuza na bagenzi bacu tutari tuzi, ariko uyu munsi tukaba twamenyanye. Tugushimire mbese byavuzwe ahangaha byinshi byiza. Ndagusaba rero kugira ngo imigisha yawe itagabanije ikomeze kubana na buri muntu wese wageze ahangaha. Ndagusaba kugira ngo amahoro yawe akomeze kubana natwe mu wundi mwanya nanone uri imbere, ukomeze kuturinda no kutugira neza kugeza ubwo nanone uri bwongere kutubonanya, ndetse n'umunsi w'ejo turacyawusengera kugira ngo mwami Imana uzatujyane mu nzu yawe, kugira ngo mwami Imana ibizahakorerwa byose mu izina rya Yesu bizaba biyobowe n'umwuka wera. Tugushimiye ibyakozwe byose, tukuragije n'ibindi biri imbere mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen.